Muraho neza bakunzi bacu, abantu bakunda gukurikirana ibiganiro byacu kuri channel ya YouTube yacu Kobito TV, twigaho iby'iwacu, ibimera by'iwacu, zahabu yacu, kuko umubiri nzima iba mu mubiri muzima, iyo urwaye ntacyo wabasha gukora, ariko iyo ufite ubuzima ugera kure. Rero turacyakomeza kwigira akamaro k'irarire. Irarire abantu bashobora kurivugaho n'agakarubuzaho igice cya mbere, ariko tugiye kongera kukivugaho ikindi gice tuganira tureba akamaro k'ibimera Imana ishiri kuri iyi si. Irarire urabona niba bigiye gusa n'ivu, rigira indabo rikagira n'imizi yabyo, kandi byose ni ingenzi kuri twebwe mu buzima busanzwe. Irari rero duhereye ku ndabo zayo, indabo akenshi zikunda kuzingura kuri abantu bamaze imyaka myinshi batetwa, ariko igihe cyagera umusore cyangwa umukobwa akigendera ubuzima ku buryo bikujyana kure. Urabona ifite nk'umukobwa cyangwa umusore ufite imyaka 30, 45 gutyo kuzamura, arateretwa pe, akakwereka umugeni cyangwa umusore, ariko igihe cyo kuza ngo bafate gahunda wa musore akigendera. Hari n'ukuntu bava no mu murenge, umuntu agahera aho ngaho burundu ntiyongere no kuvugisha umukobwa cyangwa yongeye kuvugisha umugabo we, bitewe n'iki kibazo tugiye kuvuga. Hari icyo bita karande ndugu zangu, akenshi zigiye kuzamara abantu barabyirengagiza, tukajya mu bindi bintu, ariko ntitumenye aho tuva n'aho tujya. Nibwo turi mu isi yihuta, ariko hari ibitwirukaho. Rero ku bantu bameze gutyo, izo karande zituma ibyo bintu byaba bidakunda. Rero uyu muti wagufasha ukoresha indabo z'irarire. Wagenda ukazifata, ariko ugashaka ya nsina ya kinyarwanda bita inkashi, ugakuramo umutima wayo. Urumva, uyu muti iyo uwukoresheje neza uzagufasha mu gukuraho icyo kibazo cyakubereyeho matatizo kabisa. Irarire iyo ufite nk'umwana cyangwa abana, barasimbagurika hasi hejuru, noneho nimba ari umwana w'umuhanga, rimwe na rimwe ubwenge bugatangira gusubira inyuma. Uyu muti uzamufasha ukoresheje amababi yabyo, warangiza ugashaka umumanurankuba. Ibyo ngibyo nabyo byamufasha muri ubwo buzima. Irarire iyo ufite nk'umurima cyangwa ikibanza, cyangwa uri mu rugo iwawe, ushobora kuba uri mu rugo hakagira ibintu bikurya, bikakurya ukabura amahoro, wajya ahandi nturebwe. Irarire hari ukuntu ushobora kujya mu murima, noneho wajya mu murima ukabura amahoro, ibintu bikakurya, ukishimagura, ukumva umutwe uri kuzerera, ariko wava muri uwo murima akagera gute, ukagira amahoro. Irarire rero urarikoresha, ukoresha amababi n'indabo zawo muri ubwo buzima uhura nabwo bumeze gutyo. Irarire rikora muri bizinesi. Ese kuki irarira abantu benshi bakunda kuritera impande y'imirima yabo cyangwa impande y'ibiraro?
ibyo ntabwo cyo ushobora kukibaza. Bacu mukunda ibimera, nicyo mbifuriza kumenya ni byiza, kwiga, kwisomera utuntu nk'utu ngutu dutuma hari ibyo umenya kandi ukabasha kwirwanaho mu gihe uhuye n'ikibazo runaka. Irarire rivura mu mavi. Iyo ufashe kino kibabi cyabyo ukagitwika n'iki kibonobono ugashyira ahandi hakurya, ibyo bintu ntabwo bikunda. Irarire rikunda kuvura icyo bita urushwima. Abantu babyimba urushwima, akabyimba inda bye, akabyimba kandi nta mwijima urimo, nta bihaha, nta na kanseri irimo. Kuko umushwima rugira amoko wenda atatu. Ushobora kuba ufite wenda nk'izindi ndwara zo mu nda, ibibyimba, wenda n'izindi nyine zikunda kuboneka. Twe tuvuga za ndwara zidakunda kuboneka, icyo bita urushwima. Irarire rivura urushwima neza iyo ubivanze n'igiti bita igikakarubamba. Ibyo nabyo rero byagufasha kuvura icyo bita urushwima, rumara amezi 9. Rero irarire ryagufasha kutabyimbirwa k'umubiri. Irarire ryagufasha mu kwivura umutwe wa wundi ukunda guhondahonda mu musaya ariko ugahonda no guhonda mu gihorihori hejuru. Uyu muti uzagufasha mu kuwukoresha uvanzemo n'ibibabi bya rwiziringa. Iyi miti yose tuvuze rero n'uburyo ikoreshwa ntunyobwa, tuvuze mu buryo bwo kuwukaraba. Irarire ryo iyo urikoresheje muri buriya buryo, hari undi muti umwe wenda tutashizemo mu kuvura urushwima, ariko nabyo bivura urushwima neza kuko rukira neza, mbese ntihongere kurwara icyo bita kubyimba kw'inda ariko bijyanye n'amarozi tuvuga. Irarire rero ni ryiza cyane nko ku bantu, nk'ufite nk'umuntu wawe wagiye, uri umugabo cyangwa uri umugore wataye urugo akagenda mu buryo budasobanutse, irarire rizabigufashamo kuko ibyo ngibyo nabyo ari ibitererano. Hari abantu baba badashaka ko mubanaho neza rega mu buzima busanzwe, bakumva ko ari urugo rugomba guhora ruri mu makimbirane hasi hejuru. Irarire rero rikunda gufasha ibyo bibazo biba biri aho ngaho. Irarire iyo urikoresheje neza, hakagira nka ba bantu bakunda kwihindura udushishiri, uducurama, akihindura inzoka, agahindura udukwavu cyangwa akihindura amajangwe, irarire riramufata. Fata icyo bita indimu. Indimu n'icyo bita tungurusumu, cyangwa ugafata indimu n'irarire ukongera icyo bita rwiziringa, cyangwa ugafata ibyo ngibyo rwiziringa n'irarire ukongera ibyo bita umufatangwe, noneho ukongeramo akasaro ka nyogokuru. Agasaro ka nyogokuru ni umuti bita agasaro ka nyogokuru. Uwo muti nawe uwuzinga cyangwa ugashaka icyo bita umuzingangore. Uyu muntu ntashobora gutambuka habe na mba. Uyu muti rero kugira ngo ave, bisaba ko umanza kuwukura ahandi wawushize. Ba bantu bihinduranya, ba bantu bateza abantu umutwe nijoro, ba bantu batuma mudasinzira, mbese waryama nk'iwawe nka nijoro ukagira ngo ni mu irimbi. Siko ari abantu batinya gutaha nijoro iwabo mu ngo bitewe n'ibyo bahurira, ugasanga mu rugo ni amakimbirane, ugasanga mu rugo nta mahoro. Rero ibino tubabwira siyanse nyine yo ndaga ibyemera, ariko sosiyete tubamo, ubuzima tubamo, twebwe turiyizi.
tuzi ibyo ari byo, tuzi aho biva n'aho bijya, sibyo? Rero twigire ubuzima no kwigira ibimera. Imana ikomeze ibarinde kandi baguye muri byose, turi kumwe.